zidakira rwose, ukagira ibyorezo mu buzima, ukagira indwara ndende, ukagira ubuzima bugoye, ukagira ibikuruhije, kuko umwanzi yamaze gutegura ikibi muri wowe kandi biteye ubwoba. Ngira ngo urabyumvise wambajije ngo kurota urya, icyo warya cyose upfa kuburiye, upfa kubunyoye mu nzozi, wanywa warya wafata indya bayiguhaye habwa nandi bayihabwa na gute, kurya mu nzozi bibi. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana n'umugambi Imana n'ubuzima bwiza kuri wowe bukuzeho kandi bukomeze amaboko yose aho uvuka agera aho ugenda. Turacyari mu cyumweru cyo gusubiza ibibazo abantu bose batwaje, cyane cyane ku nzozi ziremereye. Abo rero ni abantu benshi cyane bambajije, bagera ku bantu 13 mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo babaje hafi nk'umwaka ntabasubiza, ariko mbona mbura umwanya wabyo, ariko nkangiye kugusubiza kugira ngo byumve impamvu ngo ariko se ngo kurota urupfu gusa. Ubundi kuvuga ngo kurota urupfu, mbega umuntu abura uko asobanura. Ariko ndaje tubikomeze. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye wese Imana y'amahoro, turakuneze Imana dukunda, turi imbere y'ubwiza bwawe twega abagaraguwe. Turagushimira kuri Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi Kristo abakwemeye bose bagumye bose bibagirira neza. Ndasabye kurushaho kubana natwe, kandi data ukomeze gutsinda igiterezo zimbi ku buzima bw'abantu. Mwami haboneka impinduka, haboneka ubuzima, haboneka icyerekezo, kuko uri data wa twese kandi uri umwami ugikora neza muri byose. Urakoze, ndagushimira Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha mwese uri mu kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nongere ngo usubirire mu nyabuneka, utazitiranya n'idini. Ntabwo ari idini, ntabwo ari itorero. Buri muntu wese mu itorero abejwe muri gihe mfite iryo mbarizwamo, mfite iryo ndimo gusa. Aha naho duhurira tugahembuka, ukamenya icyo urota. Mbega iby'amatorero atakwigishije atabonera umwanya, njye narawushatse kandi ndawubona. So rero Imana iguhe umugisha mwe mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Ariko uyu munsi mutima wanjye nifuje kukwifuriza umugisha udasanzwe, kandi umugisha w'imbaraga, umugisha w'amateka, umugisha usobanutse. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatandatu, nagira ngo banze ubyumve neza cyane kandi ubisobanukirwe. Data wa twese akumpera umugisha. Rero nabashijwe n'abantu barenga 10, ngira ngo bararenga 10. N'abana banyandikiye mu kanya ntangiye kino kiganiro babaza ngo se kurota urupfu in general, nuvuga ngo urupfu muri rusange, urupfu umuntu se yabikindi kintu, ariko hari icyo bisobanuye. Warose urupfu atari kuvuga ngo warose wapfuye, ariko birimo byose. Vuga ngo warose umupfu, nuvuga ngo warose urupfu, harimo byinshi bikubiyemo. Reka rero ngusubize cyane cyane kuri wowe wabimbajije inshuro zirenga 3, nkubwira nzagusubiza ariko ntubyumve. Nyamara nigeze kubivugaho, wajya kure ko sinakugorya mu mavideo ya kera, nicyo mbereye hano kugira ngo nongere nkunganire. Yesu akumpere umugisha. Bishatse kuvuga neza yuko muri hagiye kuvaho cyangwa ubuzima buteye ubwoba bugiye kwinjira muri we, birimo urupfu. Satani w'ikuzimu yahagurukiye ubuzima bwawe mu rwego rwo hejuru, ndetse yuko ashaka kugutwara umwe mu bukunda mu buzima bwawe, ukunda mu buzima bwawe. Kandi igihe cyose urose izi nzozi zimeze gutya, biba bigaragara ko umwanzi yagushyize mu ruzitiro, ashaka kugira ngo yangize inshuti zawe. Ashobora kuba atari n'umufamiliye, ari uwakure, kuko warose rwa rupfu. Ugasanga ikindi cya kabiri ni ukugira ngo mu buzima, kugira ngo mutere imbere, mukomeze ya mibereho, ahubwo ugasanga no mu muryango muratonganye, muri finance biranze, mu byo ukora biranze, imibiri imwe ntibasha gukora, bamwe bakaryama nk'abasinziriye, umugabo bikamugora kugira icyo yibwira, umugore nawe akabura icyo, ugasanga agiye umugabo bimushobokeye, umugore bitamurimo. Mbega ugasanga no kubana mu rugo harimo intonganya zishingiye kuri urwo rupfu rwo gupfa umuntu ahagaze. Dore ko wapfuye bakamushyingura burya umenya ko adahari, ariko hariho no gupfa umuntu ahagaze ntacyo yakumarira, ukumva ni ikindi kibazo. So rero muri ubwo buryo bigaragara ko Satani agiye gukorera ikintu cya violation, agiye kugira violence, agiye kugusenya, kwangiza,
gufata imyanya yawe cyane cyane yari yibanga, ari n'inyama zo mu nda, ari imitima. Nuvuga ngo agiye kugushwanyaguza ahantu hose kandi bijyabeho rwose, ukagira urugingo rurwaye rudakira, bafite amafyigo ariyo mpyiko, hari abarwara imitima, imyijima, abarwara icyo gihe tugitigu, hari abarwara ibintu bitandukanye, ariko kugira ngo utabasha kugera kure heza hakwiriye, kuko Satani aba yamaze gutegura urugamba rutari rwiza ku buzima bwawe. So rero ntekereza ko kurota icyo kintu kikubaho, kikuriho, kikwicayeho, ni ukuvuga ngo harimo ibintu ukwiriye gutekerezaho kandi ukabikora neza mu buryo bukwiriye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mu buryo bw'umwuka mubi kwatatse ugiye kwica imyanya yawe y'ibanga, kukurangiza se, ku buryo Satani aba yaramaze gutegura plani ze zo kukumaraho neza burundu no kukurangiza no kugushyira hasi, kukabona neza ko umaze kugera muri za mbaraga zo kumurwanya mu rwego rwo hejuru. Ikindi ukwiye kumenya ko urwo rupfu rukuye nk'ibyo bintu byose. Hari uzasanga warapfuye amatwi, yapfuye amaso atabaho, ubwonko bidakora, abandi ingingo zirondoka zikarangira burundu cyangwa ntizishoboye gukora akazi, abandi ugasanga barwaye pararize. Ibyo byose ukaba ko ni uburyo Satani ashaka kukurangiza, ariko atakurangirije icyarimwe. Ni ruto rutagenda avungura umubiri wawe, atwara urukundo rwawe, mbega ibintu bikagenda bipfureba, ugashaka ukuntu babigarura bikanga burundu, ugatanga bikanga, ugafata hariya bikanga, ugasenga ukabona. Buri kintu bigusaba ni amasengesho mitatu, utarya utanywa uri imbere y'Imana, waba urwaye ugasaba Imana kugirira neza, ushobora ugasenga umwe ariko uwusenze wose ntukiri ikintu urya n'unywa, maze kugira ngo wirukane izo mbaraga mbi z'urupfu ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Data wa twese, agufashe kandi akwambika imbaraga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turacyakomeje. Urakoze cyane rero, navuze ngo Imana ibahe umugisha. Mukomeze mukore comment, subscribe, share and like, mutwereke ko turi kumwe n'ukuri, mudushyigikire. Nibyo byoroshye gusa, kandi mbashimira. Ndifuza ko no kwezi kwa kabiri tugera mu 10,000 by'abasubscribers, kandi bigiremo uruhare. Sharinga, wikwerana ibintu byiza nk'ibi ngibi. Erega abantu bararota, kandi niko birivuga, abakambwe bazarota mu minsi y'imperuka, kandi niyo nzira yonyine isigaye Imana imwigirira nk'abantu mukuri, kuko ahandi baradutekinika bakatubwira Imana inzozi ntizibeshya. Kurya byaje ni bya bindi. Yesu akwambika imbaraga kandi agutabare mu nzira zose ugenda unyuramo. Hanyuma nagira ngo nsubize ikibazo cy'uwitwa Boniface, nsubize ikibazo cy'uwitwa Peter, nsubize ikibazo cy'uwitwa Stephanie, nsubize ikibazo cy'uwitwa Makarara, subiza n'ikibazo cy'umuntu umwe witwa Adelphine, ndetse n'undi muntu utarambwiye ko turi ko aherereye mu karere ka Rubavu hariya Igisenyi mu Majengo. Yarambaza ngo ese pastor dusobanurire umwe ku giti cye ko narose imbwa ndeba, undi nkarota irimo inyirukankana, undi nkarota mumubwira, abandi bambwira nk'abandi bambwira ngo nazishoka. Reka mbasubirize icyarimwe. Narakubwiye ngo buri gihe iyo ubonye inyamaswa mu nzozi, iziri domestic zororerwa mu rugo nizo ku gasozi, the animals uzibonye, menya neza yuko ibona mu nzozi muri rusange bikubwira ngo bamaso, kuko hari umwuka uje guchallenginga ubuzima bwawe, cyangwa ushaka kugira ngo bakuneke, ariko mu rugendo wari urimo mu byo wakoraga habeho challenge utaruzi. Rero inama nakugira, iyo umaze kubona ibyo bintu byose, ugomba guhindura imico yawe bitewe n'inyamaswa wabonye yari kuri inyuma cyangwa irimo kurunguruka. Ishobora kuba ari nziza cyangwa ari mbi, ariko faut faire attention, nuko ugiye guhura na challenge mu buzima. Ugiye guhura n'impinduka mu rugo rwawe zitari nzima, zitari positive. Ugiye guhura n'impinduka zitari nziza. Icyo wakora cyose, mu kazi, mu nshuti, mu bana bamwicarana, muvugana nabo mukorana, aho werekera hose, iyo challenge ugomba guhura nayo, kandi kaza vraiment iri very heavy ku buzima bwawe, igira ngo ikwatake spirituellement mu buryo bwose bushoboka, kandi ifata imbaraga zo kuba yagutsinda hasi no kubuza umutekano. So ugomba ro kuba maso no kubimenya, no kwitegereza, no kurindwa, no kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Amahoro y'Imana nabane nawe, umisha y'Imana ukuzeho. Ibiro ngomba kwigusobanura rwose nkuko namye mbikubwira na mbere hose, kugira ngo ubyumve.
ikindi ugomba kumenya ko niba ari inzoka uhuye nayo, menya ko ari umwuka mubi w'ubucakura ugiye kukwinjirira, abantu bakuneke bakuryarye, kandi bigaragare ko ni uburozi buri hejuru Satani arimo ategura kugira ngo azakwibe, akwice, agusenye uramutse uhuye n'iyo nzoka. Ariko iyo uhuye n'imbwa, bisobanura yuko umwuka w'abadayimoni urimo uburozi, urimo ubusambanyi ndetse n'ibindi byose bigiye kwataka ubuzima bwawe, urugo rwawe. Nibona ihagaranye n'umugabo ubisobanukirwe cyane, ariko ukigaragaza cyane ubusambanyi cyane cyane, burya ntabwo ari imbwa cyane, ahubwo ariko hari ikindi kibigaragaza tuzakivugaho cyane, n'inkene, nta bindi mpamvu ndende cyane, ariko ni umwuka. Noneho uno muntu ubonyeho ino mbwa imukurikirana we, noneho ntabwo ari umwuka w'ubusambanyi busanzwe, ni no gusambana bitagira umurongo, nubwo n'abandi gusambana icyaha cyose ari cyo n'ubusambanyi bubi bw'upagani bitereye aho ngaho umuntu utirinda atifata. Menya ngo ikiriyo, ariko icy'ingenzi iyo ari inzoka bisobanura ko uri mu bitero bikomeye by'imbaraga nyinshi cyane, birimo ubucakura n'uburyarya, ndetse harimo uburozi bwo mu rwego hejuru, n'impamvu na jende yo kukuzakwiba icyawe cyose, kukwica, kugusenya no kukurangiza. Aho ugomba rero kuba maso, ukitegereza, ukumva icyo Imana igenda ivugana nawe mu buryo bukomeye. Rero iyi mbwa yo ikaba ihagarariye abadayimoni b'ubusambanyi. Ntabwo ari umuntu usambana, niyo hantu umuntu agera ukabona si ubusambanyi afite, ahubwo bamuroza icyo kintu muri we, mukabati ibisi ubusambanyi n'uburogano, ugasanga ntacyo yitayeho, gutabana mu nzoki mubwiye, gusambana kwa ntacyo mubwiye, mbere ukabona ko n'umuntu wakuyeho, babandi bavuga ngo bakuyeho ntacyo bategereje, no kubivuga no kubirukana byaramutwaye. Imenya rero ngo uwo mwuka nubona ku mwana wawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, ku muturanyi wawe n'undi muziranye, menya ngo kera umwanzi yagiye kumutera, icyo ukora nuko ukamusengera, kandi Imana ikagutabara mu buryo bukomeye cyane. So nuvuga ngo iyo bikurumye, imbwa ikakuruma cyangwa n'inzoka, bivuga ngo ni umwuka uri hejuru, ni umwuka uteye ubwoba, n'imbaraga ziteye ubwoba zigiye kurwanya ubuzima kandi ziteye ubwoba, usange ko nta kindi kintu kandi kigoranye. Nuvuga ngo mu buzima kwitwa umukristo bizakurushya, gusenga Imana bizakurushya, ubusambanyi buzagukurikira, abahehesi bazakugenda amanywa nijoro, mbega uzisanga buri gihe utazi icyo urimo urwana nacyo, kuko nta kirimo, kubera ko uri under attack iyo nyamaswa yitwa imbwa. Ibindi nyamaswa zindi ku ruhande zo zisobanura ko uri munekwa n'umuntu. Mu gihe ubona ikurunguruka ikuri inyuma, ndibwira ko mwebwe mushubijwe mwese, hongera unyandikiye mu kanya ndimo soma ndeba, reka nkubwire ngo ndagushuhuje nawe uhereye aho ngaho mu mujyi. Yambwiye kuwusubiramwo ntago nanabishobora kubisoma, ariko ambwiye ko ari muri Finland, ambwira umujyi rurimi rwose ntarwo nabasha, dore ko nigenje ntarwo nashobora. Gusa ndabashuhuje abari Finland mwese, ndabashuhuje mwese nshuti zanjye ziriyo, ndabashuhuje. Imana ibampera umugisha, kandi ngo turabakunda cyane. Yesu Kristo akomeza ganze kandi akora ibyo yagambiriye gukora, kuko ni umwami w'abami kandi ashoboye byose. Imana ibahe umugisha. Hanyuma undi arambaza, mbona abantu 23, hari abaciye kuri groupe, hari abaciye kuri WhatsApp, hari ndi WhatsApp njyangira, hari abanyuze ku ruhande, hari n'abanditse kuri YouTube, ariko no bake cyane. Barambaza ngo Pastor, Kurota urya ni ikibazo? Ahubwo ati genda narushandi kurya umuneke, narushandi kurya imbuto, ukavuga. Barambaza ngo se Kurota ko kurya ni ikibazo? Let me tell you. Bisobanura ko wa muntu we uri umunyantege nke, uraciriritse. Kurota urya ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo warya cyose muri gutuma nsubira mu byo navuze, kandi kubera ko ariko nta kundi nakabikoze. Ni ukuvuga ngo nta mbaraga ufite, uri umunyantege nke, ndetse imbaraga zikurwanya zirakurusha ubushobozi, kandi umwanzi yateguye ibikorwa ku buzima bwawe bwose: kukuroga, guteza uburwayi, icyangiro, gutabwa,
kujugunywa mbega uri anda neza y'imbaraga z'umwanzi satani. Ariko Yesu ntadakura umuntu, Yesu ntatavana umuntu, Yesu ni umunyembaraga. Mwami wacu arashoboye, azakurengera ku manywa na nijoro, azagukoraho kandi arinda neza. Yesu agufashe mu byo ucamo byose, kandi Imana ikugire neza mu nzira ujye unyuramo uko bukeye uko bwije. So bivuze rero ngo bisobanura ko kubura urimo urya cyane cyane harimo inyama ziri nk'amaraso, ziri mwiki, inyama zokeje, ibiryo bibisuko nguko. Bisobanura iki? Bisobanura iki? Iyo urose urya inyama mbisi mu nzozi zabaga inyama mbisi ziriho amaraso, icyo bita zisenya, ukazirya nijoro mu nzozi, menya neza yuko ari umwuka wo kubwira ngo itonde, wowe ubwawe wirinde, haba wowe ubwawe kwirinda abantu no kwisobanukirwa, kuko umwanzi yatangiye kuzagira ngo aguteze indwara zidakira, ibyorezo bitakuvaho, ndetse n'ibintu byose bikomeye ku buzima bwawe kandi bihiga amateka yawe. Ibi bintu urakwiriye kubyumva mu buryo bukomeye. Nuvuga ngo ni ibyago, ni amarira, ni agahinda, kandi Satani yamaze gushyiraho impamvu yo gushyira icyo twita ngo indwara z'ibyorezo zidakira. Indwara z'ibyorezo zidakira mu buzima bwawe no mu muryango wawe. Kandi ikindi ni imbaraga z'abadayimoni zishaka kubuza kuryama, gusinzira, no kugira ngo bakore ko abadayimoni bose bahagurutse icyo bashaka ari kugira ngo bagushyire hasi, ndetse bagutwara ibyawe, bagutwara ubuzima bwawe, bagutwara ibigutunga, bagutera uburwayi, ndetse usanga waramaze kuba nk'unaniwe, umujinya n'agahinda bikuzeho, gutangira gutakaza ubuzima bwo mu buryo bwose, kuko umwanzi yatangiye kurwanya izina ryawe no kurwanya imbaraga zawe. Ni umwuka w'uburozi, ni umwuka w'ubukene, ni umwuka w'intambara, ni umwuka uteye ubwoba, na za ndwara zidakira rwose. Ukagira ibyorezo mu buzima, ukagira indwara ndende, ukagira ubuzima bugoye, ukagira ibikuruhije, kuko umwanzi yamaze gutegura ikibi muri wowe kandi biteye ubwoba. Ngira ngo urabyumvise, wambajije ngo kurota urya, icyo warya cyose upfa kuba uriye, upfa kuba unyoye mu nzozi, wanywa, warya, wafata indya bayiguhaye, uhabwa nandi, bayihabwa na gute? Kurya mu nzozi bibi. Ni umwuka mubi w'abadayimoni, bivuze ngo bakugizeho imbaraga ndetse baguhagurukiye. Ugomba kumenya ibyanditswe bimwe na bimwe, kandi wamara kubibona ukamenya uko witwara muri ibyo bintu, kandi ukabyitwaramo neza nk'uko bikwiriye. Bivuze ngo ni imbaraga mbi, ni imbaraga ziguhiga, ni imbaraga ziteye ubwoba, ni imbaraga zishaka gusenya ahazaza hawe no kwangiza bwa buzima bwawe bwiza Imana yakwihereye, kuko warose urimo. Warya ikigori, warya umwumbati, warya umuneke, warya inyama. Gusa rero kurya inyama byo mbisi nyaboneka byo ni urupfu, n'indwara zidakira zimwe ziteye ubwoba, zink'amarozi, bakuroga ibintu bidasobanukirwa, kwanga bakabura indwara, ugaca ikabura, ukaza umuntu ngo yishwe n'indwara itazwi, ariko kumbise uko ari indwara itazwi, ahubwo nuko umwanzi yagambira. Rero kuba birota ubwawe baziguha, waziha umuntu, wagira gute, wifata uziguhaye nk'umurozi, ahubwo mvuga ngo Satani yishe muri urya muntu, Imana iguhishura ibigenda kubaho. Wagombye ugasenga Imana, ugahaguruka mu nzira, ukavuga mu izina rya Yesu. Rero kurota urya tubireke rwose burundu. Uzanasanga n'uwabirose mu gitondo abyuka mu nda habyimbye, afite ikiziba kanwa, yumva atagize. Rero kuvuga ngo nimbi nizigende sinzikeneye, ntago ari wowe igisubizo, ahubwo ikibi cyose wakirwanya uhagaze ku maguru yawe abiri, kandi kikavaho kikagenda, kuko Data wa twese ari mu ruhande rwawe, kandi azi icyo yakora, azi uko yagikora, mu nzira yagikoramo, kandi azi n'urwego yabyitwaramo byose, kandi akabikora mu nzira nziza. Ni byiza rero ko wowe urota uri kurya, nyaboneka iki kintu cyicareho. Warya ikigori cyokeje aho wajya hose, ariko umenye neza ko n'imbaraga mbi z'uburozi ziri kumwe n'inzozi zigomba gusobanukirwa. Kuba ubirota ntabwo ari uko Imana ikwanga, kubirota ni urukundo Imana igukunda.
kandi kubirotana urukundo Imana ishaka ko rukubaho. Rero ikibazo si ukubirota, ahubwo ikibi nuko byasohora ku buzima bwawe, kandi Imana yarakuburiye mbere yuko biba cyane. Ko ngusobanurire, ntabwo inzozi zivuga ibyahise, ntizivuga ibyurimo, zivuga ibyenda kukubaho, byakubaho mu kanya, umusibe ejo cyangwa ejo bundi ari ukabyibona. Icyo gihe yirose urya n'umwuka w'icyangiro birashorerana, abantu bakakwanga, bakakuvuga ibitari byo, kitwa utari we, ugasiga ibyo utameze, bakwata kuko bashaka, bagira ingamba zabo mu rwego rwabo, mu mvugo zabo, mu gahinda kabo, mu byose bikomeye byose ugasanga barabyatatse, bagiye kwataka ngo barwanye ikirere. Ariko je ntekereza ko atari ko kurukwiye gusenga Imana, ugahagarara wemye, ukamenya ngo harageze ko nkwiye guhagarara nk'umuntu w'Imana uzi icyo nshaka n'icyo sobanukirwa kuyabashe gutsinda. Rero kurota urya icyo warataho cyose, no kurota unywa ninjoro, cyangwa unywa byose ni barabivuga. Hari ukunywa, hari ukunywa, hari ukunwa, byose barabisobanura gutyo. Icy'ingenzi nuko ibyo byose, hari ukurya, gufata indya, byose ubitekereza cyakura ukabibona mu nzozi zawe uko byamera kose. Any food icyo ari cyo cyose kiribwa n'icyo kinyobwa, very bad dreams, no, ni inzozi mbi kuri wowe. Ukwegwa ugasenga kandi ukamenya ngo iyi Imana ikubyukije, byuka usenge, shwiragiza, kubita, randura, jugunya, naga, shwitagura, sharatura, kubita hasi mu izina rya Yesu. Niga abadayimoni ubuhera bakuva iruhande, irukana uwo mwuka mubi, uvuga uti wapi, nta ndwara, nta byorezi wanjye, nta ntambari wanjye, nta gahindi wanjye. Shwiragiza, hwanyagura, vunagura, kuraho, kubita, ohera, vanaho ibintu byose, kandi nurangiza ugire za mbaraga. Icyo nakubwiye ni kimwe, ni ukuri no guhirika nta kibazo, n'ubasha gukaba dayimoni uzabahirike bagende mu mango, batogoze dayimoni, yitogoze, ukubite hasi uwo mwuka w'urupfu no gusuzugurwa no kurogwa uve ku buzima bwawe. Erega twahawe imbaraga. Yesu avuze ngo mbahaye imbaraga zo gukandakira inzoga na scorpion no kumwanywa icyicaro z'abatwara. Yarazi ko isi iri nk'abarozi, iri nk'ubugome, iri nk'ubugambanyi, iri nk'umwuka mubi, harimo guhemukirana, harimo kurwanyana, hari nk'ibigoye. So rero yigize Imana Data wo mu ijuru, Imana nkorera ikaguhishurira icyo kintu, jya umenya ngo wow, Mana nubwo nabirose, menya ibirere bindwanya, menya aho imbaraga zigeze, reka nkubitiye imyuka mibi. Kandi ibi bintu ugomba kumenya ko ugomba kubirwanya. Isengesho ritagira ituro cyangwa igitambo ni nko kurya ubugari butagira imboga. Muri makeya urimo urarwana n'ibyo utazi, kandi Satani akoresha les moyens possibles. Niyo byanze ashaka ibitambo by'amaraso, abantu yica, bamwe bagwa mu mpanuka, abandi mu mazi, bamwe biyahura, bose birani bitamba rekipera uko yiboneye, aho mwaza kijwe bapfana bose. None ibyo bitambo byose akabitanga rero kugira ngo akunde bahiga ubuzima bwawe. Ariko nawe ugomba guhagarara wemye. Izo nzozi niba uzirota, nyabuneka kubita izo mbaraga mbizi kuveho, usembye ibintu byose, Imana igutabare muri byose. Yesu akomera umugisha, amahoro Imana akomeza kuze. Ngira ngo rero murashubijwe kuri no magambo abagiye bambaza kino kibazo, mwari benshi cyane. Ni ukuvuga ngo buri gihe rero ukurushaho kurya ibintu turimo tuvuga, kurushaho kurya ibintu niko bikubera. Imana ikumera umugisha, kandi Imana ikumfashiriza, Imana ikunyambikira imbaraga, kuko ukeneye gusobanukirwa no kumenya igikwiriye ku buzima bwawe. Data wa twese akwiteho. Ntekereza ko twarimo tureba ibintu kurya kurota turimo urya ninjoro. Ibi bintu ugomba kubyumva neza. No kuvuga ngo umwanzi yateguye umugambi, ndetse ashyiramo n'imbaraga, ndetse ashyiramo n'umwuka mubi, ndetse ashyiramo n'imbaraga mbi zo kugira ngo agutsinde. Wagombye gusenga. Ubundi abantu barose nk'ibi bintu byose buri gihe bahita batangira kuruka cyangwa kugira ibindi bintu bakubera iki, byagaragaye neza ko umwanzi yamaze kwataka ubuzima bwabo. So rero Imana iguhe umugisha, Imana iguhembure, Imana igutabare. Imana yo mu ijuru, Imana ukorera ikube bugufi cyane. Bivuze ngo urota urya itonde, urota unywa itonde. Nzi ko hano akunda n'ibigori, nubwo warota urya ikigori cyokeje, nubwo waba urya umugati usize bureba mayoneze,
bisize n'ibindi by'ubunyobwa nyabona basigaho. Icyo wafata cyose mu nzozi wagombye gusima uti Imana ndutse ibyo nariye, ndutse ibyanjemo, ndutse ibyansohotsemo, ugasenga uruka, ugasenga ubyikuramo, ugasohora iyo myanda muri wowe, ukavuga uti mu izina rya Yesu sohoye buno burozi bwose, sohoye ibyo banshyizeho, sohoye ibyo bamvuzeho, sohoye ibyo bankoreyeho, nirukanye imbaraga mbi, nirukanye imyuka mibi. Tangira wibohore, ibohora uvuga ijambo izina ryawe, ishyire mu izina ryawe, irukaneho ubwo burozi, irukaneho ibyo kurya baguhaye, irukaneho amagambo bakuvuzeho. Tangira uvane muri wowe, sohora muri wowe, irukana muri wowe, kuraho muri wowe, irukana muri wowe. Senya izo mbaraga mbi, senya ibyo bicaniro bikubita hasi imbaraga mbi, kandi Yesu arakugirira neza. Kuko niba hariho inzozi mbi abantu basuzugura niyo kurota barya ngo nukuri ngo nariye, ibi bintu ntabwo ari ibintu bizima. Ukwiye kumenya neza ko Imana data wagize, Imana yakuburiye, ntuje mu rusengero uryamye wawe irakuganirije, ikweretse kurota ibyo bintu, waraza kumva nibisanzwe ngo nizimiru wapi namiro yari, ahubwo waganirijwe nuko ushyizweho ntunabyumva. Rimwe na rimwe ntwese ariko umunyabwenge ubizi ajya abona bisohora. Izo ndwara z'ibyorezo zidakira, utabyitiranya covid, hari icyorezo cyo mu rugo mw'abana umwe kitari covid kikaza ari icyorezo, kabona si indwara ahubwo nakaga kateye. Ibyo rero uba warabirose mbere, kandi ibyo bintu waranabibwiwe, ariko kubera ko amaso yawe ahishwe kumva icyo kintu, amaso yahishwe guteza icyo kintu, ugasanga wakiyambuye. So rero yaba imboga, yaba imbuto, yaba amashu, yaba intoryi, nta mpamvu yo kurota urya nijoro. Iyo umuntu aryamye nta kurya kuba guhari, uba wasuwe n'ikimene gushora ngo abarozi hafi yawe, imbaraga mbi hafi yawe, abagome hafi yawe, bagambanye hafi yawe. Nuvuga ngo ibintu byose uri rero bigomba ko tugomba kubomoriza imbaraga mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana arahari, ayo tuvuga nayo Mwuka Wera arahari. Ntabwo ngiye sinjya nemera amavuta basiga, icyakora nje nemera imbaraga z'Umwuka Wera. Aha ni kumwe Gawera Ministries, ababyemera n'uburenganzira bwabo n'abikoresha n'uburenganzira bwabo, ariko jewe nemera imbaraga z'Umwuka Wera. Nta kimenyetso kije kuzaho. Yesu akugire neza kandi akwambika imbaraga, uhahe uronke, ukore ku byo ushaka byose. Haguruka usenge, nta mpamvu yo kurota urya ngo naraye nshonje. Uzumve buri gihe ubyuka inda yabyimbye. Rero ugomba gusohora ibyo biryo wariye, ndabikura mu nda yawe, ndabikura muri wowe imbere, ndabisenya muri rikospini andara yo, ndakubita hasi ubutware bw'abadayimoni bwose uvuga ukagera, kandi imyuka mibi yose ikurwe mu izina rya Yesu. Hagaragara ubutware n'imbaraga z'Imana kuri wowe, intsinzi y'Imana ikuzeho, umugambi w'Imana ukuzeho. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo umve ko ukwiye kurwanya n'imbaraga mbi ishaka kurwanya ubuzima bwawe. Rero Yesu akumera umugisha, kandi Yesu agufashe usobanukirwe nyaboneka n'ibyo dukora ubishimye. Ukomeze ukore comment, share and like, twereke ko uhari, nta kibiri bugutware rwose, twereke yuko uhari, nta kibiri bwice, nta kibiri butware, nta n'icyo uri buze kuba, ahubwo urabura ubuntu mwiza cyane. Yesu aguha umugisha, kandi Yesu akurengere cyane. Twumvikane neza ko tuva mu nzozi zo kurya, twavuze ku nzozi yo kubona inyamaswa mu nzozi no kurota urupfu. Ibyo twabibonye. Imana ibaha umugisha, muhabwe umugisha n'Imana. Mbifurije guhirwa mu byo mukora byose. Shalom shalom, bye bye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiyeho n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.